ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Bavandimwe kandi inshuti z'amahoro, mbanje kubasuhuza. Yezu Kristo akuzwe. Mugire kandi umubyeyi Bikira Mariya, umubyeyi udukunda cyane, umubyeyi uturwanirira iteka, umubyeyi uduhakirwa ubutitsa. Bavandimwe, ijambo ry'Imana rirahambaye, kandi ijambo ry'Imana rihoraho iteka, nk'uko nayo ubwayo ihoraho iteka n'iteka. Iyo kera twasomaga Bibiliya, hari abantu benshi bakekaga, cyangwa se na n'uyu munsi harimo abantu bashobora gukeka ko ari inkuru zabayeho kera, kandi ko zabwirwaga abantu b'icyo gihe nyine, abo bantu ba mbere ya Yezu cyangwa se bo mu gihe cya Yezu. Ariko mu buhamya tugiye kwiyumvira, buratugaragariza rwose ko ijambo ry'Imana dusanga mu isezerano rya kera ndetse n'iryo dusanga mu isezerano rishya, ryaba iry'Imana yavuze ikoresheje abahanuzi mu mabonekerwa, mu nzozi se, cyangwa se ibyavuzwe na Yezu Kristo ubwe, ari iryacu uyu munsi wa none. Iyo dusoma ubuzima bw'abatagatifu babayeho, tukareba aho bavuye, ubuzima babagaho, dusanga rwose bari abantu basanzwe nkatwe twese. Gusa icyabagize abatagatifu ni uko bemeye kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, kuko nyine bemeye ko iryo jambo riva ku Mana, maze bakumvira Roho Mutagatifu, bakemera kuyoborwa nawe, bakiyemeza guhinduka, bakareka icyaha n'igisa nacyo, bakareka ikibi, bakavuga ukuri, kandi ntibatinye no kuba bakuzira, bakicwa nabi aho guhemuka no guhemukira ukuri bazi neza. Abo batagatifu banze guhemuka ku masezerano bagiranye n'Imana, banze rero guhemukira Imana ubwayo. Dufashe urugero rw'umwe mu batagatifu tuzi kandi twemera twese, wa wundi Yezu yise urutare, uwo ni Petero Mutagatifu, uwo Yezu yabwiye ati, uru rutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye, n'ububasha bw'ikuzimu ntibuzayisenya. Ibyo turabisoma mu Ivanjili ya Matayo mu mutwe wa 16 kuva ku murongo wa 16 kugera ku murongo wa 18. Twibuke ko Petero Mutagatifu yari yarihakanye Yezu ko ntahamuzi, igihe Yezu yari kwa Pilato akubitwa ibiboko, bamucira mu maso, bamugirira n'ubundi bugome bwose bwinshi uko bishakiye mbere yo kubambwa ku musaraba. Twibuke ko nyamara uwo Petero yari yagize ubutwari bwo gushaka kurwanirira Yesu igihe abishi be bari baje kumufata nijoro mu murima w'imizeti, maze ndetse agaca ugutwi kumwe mu basirikare bari baje gufata Yesu. Petero rero yakundaga rwose Yesu, ariko yari afite kamere imuvangira nkatwe twese uko tuzifite. Nyamara Yesu utareba nk'abantu, utareba imisusire, ureba imitima, niwe yagize umutware wa kiliziya ye. Muri make yamugize we ubwe. Petero rero nta gushidikanya yari afite koko umutima ukunda nta buryarya, kuko nyuma yababajwe cyane nuko yihakanye umwami we Nyagasani Yezu Kristo, maze asubira mu murima w'imizeti ararira cyane, ababazwa nuko yahemukiye inshuti ye iri mu byago. Twibuke kandi ko hamwe n'izindi ntumwa bongeye guhurira hamwe, maze babishwaho n'isengesho no kwibukiranya imibereho yabo na Nyagasani Yezu, no gukora ibyo yari yarababwiye byose, kugeza ubwo buzuye Roho Mutagatifu, maze Petero afata iya mbere mu kujya kwigisha izuka rya Nyagasani Yezu Kristo. Petero kandi niwe wahangaye babigisha amategeko n'abahereza bitambo, bo bari barafashe icyemezo cyo gutanga Yezu ngo abambwe ku musaraba, ababwira ati, nimumenye neza rero mwebwe mwese n'umuryango wose wa Isiraheli, ku izina rya Yezu Kristo w'i Nazareti, mwebwe ubwanyu mwabambye, Imana ikamuzura mu bapfuye,
ari ryo uyu muntu akesha kuba ahagaze imbere yanyu ari mutaraga. Yezu wo niwe ryabuye ryajugunywe namwe abubatsi, nyamara rigahinduka insanganyarukuta. Bikaba rero nta wundi twakesha umukiro usibye we, kuko ku isi nta rindi zina abantu bahawe ngo abe ari ryo turonkeramo uburokorwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turarisanga mu Byakozwe n'Intumwa, umutwe wa 4 kuva ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 12. Muzasome uwo mutwe wose murebe ukuntu Petero ndetse n'izindi ntumwa, ahangaha yari Petero na Yohani, bajyanywe imbere y'inama nkuru, maze bagahamya nta mususu, bagahamanya ibyishimo n'urukundo bari bafitiye Nyagasani Yezu Kristo, bahamya ko yapfuye ariko kandi ko yazutse ari muzima, akaba ari nawe urimo wongera gusubiza ubuzima abatabufite, harimo icyo kirema. Bavandimwe rero, ukwicisha bugufi kwa Petero, ukubabazwa n'icyaha yakoze akorera umukunzi we Nyagasani Yezu Kristo, nicyo cyatumye ahindutse kubera ko nta buryarya yari afite ku mutima we. Urukundo rutagifite uburyarya nirwo rwatumye umuvandimwe Yohani ababazwa n'imyifatire y'umukunzi we Jacqueline, uko yabonaga ibyo akora atarimo kubyumva. Ukwicisha bugufi kwa Yohani kwatumye akaza umurego mu isengesho, maze asaba Nyagasani Yezu n'umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo bamumurikire, kandi bamurikire umukunzi we, bamurikire Cyuzuzo we, kugira ngo urugo rwabo rudasenyuka. Ukwicisha bugufi, ukubabazwa n'icyaha, urukundo rudafite uburyarya byatumye uru rugo rukomera kandi rukomejwe n'ijambo ry'Imana. Ukwicisha bugufi bya Jacqueline n'urukundo yarafitiye Cyuzuzo we Yohani nirwo rwatumye amusengera, kandi afitiye icyizere Imana kwizabasubiza nta shiti. Ukwicisha bugufi kwa Jacqueline kwatumye ategereza atinuba ugushaka kw'Imana. Icyizere Jacqueline yari afitiye ijambo ry'Imana cyatumye urugo rwabo rukomera mu isengesho, maze yaba umugabo ku ruhande rwe agasengera urugo, yaba Jacqueline ku ruhande rwe agasengera urugo, maze Imana ibumva bwangu. Bavandimwe, ubuhamya budufashe kandi butwigishe, kandi tumenye ko igihe cyacu atari cyo gihe cy'Imana, ariko byanze bikunze ko Imana idusubiza, kandi ko idushubije byose biba ari byiza kuri twebwe. Bibiliya rero ni ijambo ry'Imana rihoraho iteka kandi ribwirwa buri muntu wese. Dukurikire buno buhamya, butwubake kandi natwe butwigishe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima yo kwemera gukunde, wohereze Roho wawe byose bibishya, n'isi izabone guhinduka. Mana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turasaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, ubwa Yezu Kristo umwami wacu, amina. Bavandimwe mwese duhuje umubyeyi Data uri mu ijuru, we wemera Imana cyangwa utayemera, wowe usenga cyangwa udasenga, we wemera ubuhanuzi cyangwa utabwemera, we wize amashuri ya kaminuza, nawe wize aciriritse cyangwa utarize namba, Kristo Yezu akuzwe. Amazina yacu ni Jacqueline Hitimana na Jean Hitimana. Tukaba dutuye mu gihugu cya Noruveje
tumaze imyaka 28 dushakanye ku buryo bwa gikristo kandi dufite umwana umwe. Ubuhamya tugiye kubaha turabutanga turi kumwe, ariko ni jyewe uri buvuge byinshi. Impamvu nta yindi nuko nkuko ubuhamya twabwise nabwise urugendo rwanjye rw'i Damasi, ni jyewe uri buvuge byinshi ibijyanye n'uburyo namutoteje kubera ukwemera kwe. Muri ubuhamya ndakoresha izina Cyuzuzo kuko ari ryo zina riboneye abashakanye nkuko Yezu Kristo yabitubwiye. Cyuzuzo bamwe bakoresha ijambo umufasha, ariko umufasha ashobora kuba umuntu wese uwo ari wese ugufasha, ashobora no kuba umuboyi wawe kubifite afite ababoyi. Cyuzuzo rero ni ryo zina nyaryo kuko ari akagufa mu magufa yawe, akaba n'urubavu rwawe. Ubwo rero ninza gukoresha Cyuzuzo muzi kumenya ko ari we ndimo kuvuga. Nkuko nabivugaga nyine turi kumwe kandi araza kunyunganira nibiza kuba ngombwa, ariko ni jyewe ubivuge byinshi. Mbere yo gutanga ubuhamya rero bwanjye, nagira ngo nicishe bugufi nsabe Yezu n'umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo agufashe wowe ujye kumva ubuhamya, kugira ngo ugire icyo ukuramo kandi ugire icyo wiga. Ubuhamya bukugejeho kandi nyuma yo gusenga Roho Mutagatifu ngo amurikire anyibutse ibyo ngomba kuvuga, kugira ngo mvuge ibigufitiye akamaro, ibidagufitiye akamaro ampe kubyibagirwa. Ubuhamya ngiye kukugezaho bitegetswe kandi igitutu gikomeye giturutse ku mutima wanjye. Nsabye Nyagasani Yezu na Bikira Mariya ngo bampitiremo amagambo ndi bukoreshe ari bukugere ku mutima, atume ugire icyo wiga, bityo njyewe mb'igikoresho cy'umuyoboro wabo bwo kukugezaho ubutumwa bukubiyemo, bityo buzagirira akamaro benshi bashoboka. Roho Mutagatifu amurikire nk'uko yamurikiye abanditsi b'ijambo ry'Imana mu bihe bya kera n'iby'ubu. Ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka 2023 niyumvisemo ijwi rikomeye rituruka ku mutima wanjye rigira riti, icara wandike ibyo ndi bukwibutse byose ku rugendo rwawe rwo gutoteza abatowe, uko wahindutse n'intambwe zawe za mbere mu muryango wawe mushya kandi mugari w'abatowe. Mu byakozwe n'intumwa umutwe wa 9 umurongo wa 4 tuhasanga amagambo agira ati, Sawuli Sawuli urantotereza iki? Nubwo aya magambo amaze imyaka myinshi Imana yabwiye Sawuli waje kwitwa Pawulo, uyu munsi wa none aracyabwirwa benshi mu bantu batoteza intore z'Imana bibwira ko barwana ishyaka ryayo. Umwe muri bo ni jyewe rero umuvandimwe wanyu urimo kubagezaho ubuhamya. Icyambere nagira ngo mpereho ni uburyo ibyo Yezu atubwira mu ivanjiri byujurijwe iwanjye, ubwo Yezu ateye ubwivangure mu muryango wanjye. Ibyo tubisanga mu ibarwa ya Luka, mu ivanjiri ya Luka umutwe wa 12 umurongo wa 51 kugeza kuri 53, aho dusomeye bikurikira. Aho ntibibwira ko nazanywe no gutera amahoro ku isi? Oya, ndabibabwiye, ahubwo naje kubateranya. Koko kuva ubu urugo rw'abantu 5 ruzicamo ibice 3 barwanya 2 nabo barwanya 3. Bazashyamirana, umugabo n'umuhungu we, umuhungu na se, umugore n'umukobwa we, umukobwa na nyina, nyirabukwe n'umukazana we, umukazana na nyirabukwe. Aya magambo rero mu ivanjiri nubwo atari mashya kuri je, nayumvise neza ibyo bibereye iwanjye mu rugo. Ubwo Cyuzuzo wanjye yafashe icyemezo cyo kuvugurura abakristo bwe mu rugo, ibintu bigatangira guhinduka, amasengesho akiyongera. Igihe twakoreshaga mu bintu bimwe na bimwe, Cyuzuzo akaba abisimbuje isengesho. Buhoro buhoro nisanga ni jyenyine, ubwo twashakanye tubana mu nzu tutagihuje imyifatire na gahunda.
imyitwarire nayo irahinduka, cyane cyane atangira kungaragariza ubwitonzi burenze ubwo yari asanganywe, cyane ubugwaneza bwe buriyongera birantungura. Kimwe mu byantangaje ni uburyo yaciye ukubiri n'icyitwa uburakari, maze igihe cyose nzanye inabi mu rugo akayicubya azana ineza irenze iyo nari nsanzwe muziho. Naje kumubaza ibyo ari byo bijyanye n'iyo myitwarire mishya, ambwira ko yagize amahirwe yo guhura na papa batowe akamufasha kwisuzuma mu bukirisitu bwe, maze akareba aho ahagaze mu butorwe bwe yinjiyemo abatizwa, akareba niba umwambaro we yambitswe abatizwa utaranduye. Yasanze rero ari ngombwa guhinduka, akanga icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo azabashe kwinjira mu ngoma y'urukundo, ubutabera n'amahoro Nyagasani Yezu atuzaniye mu Rwanda, kandi abanyarwanda azimana nabo muri iyo ngoma bazamufasha kwikwiza ku isi yose, kandi iyo ngoma ikaba iri hafi rwose. Nk'uko rero nabivuze hejuru, Yezu mu ivanjiri ya Luka umutwe wa 12 umurongo 51 kugeza 53 atubwira ko ijambo rye rizateza amacakubiri mu miryango. Ngibyo rero byatubayeho, aho isengesho n'ijambo ry'Imana byatangije intambara n'amacakubiri mu rugo. Sekibi abarasakiwe, maze abona icyuho arinjira, anzanira intwaro zayo ngo nzifashishe mpangane na Cyuzuzo wanjye, muvane mu isengesho no muri iryo shyirahamwe ry'abasenga, angarukire twisubirire mu by'isi. Uko iminsi yicumaga niko Sekibi yafataga umwanya munini muri jewe, iricara igira akaguru kandi maze ikubita agatwenge iti kikiri umunyago. Amahirwe ariko ni uko nakundaga nanjye gusenga kandi nkaba nemera Imana. Nyamara nk'uko umugani w'umubibyi ubivuga, nk'uko tubisoma umugani w'umubibyi muri Matayo umutwe wa 13 umurongo wa 1 kugeza ku wa 23, nubwo nasengaga ntabwo nari shyashya. Ubwo nagira icyo mbivugaho, nsabe Cyuzuzo abanza dusomere muri Matayo umutwe wa 13 umurongo wa 1 kugeza ku 23 ibyo mu mugani w'umubibyi, maze ngira icyo mbivugaho mbisanisha n'uburyo nari meze muri icyo gihe. Umugani w'umubibyi. Uwo munsi Yezu ava imuhira, maze yicara ku nkombe y'inyanja. Abantu benshi bamuteranira iruhande, bituma ajya kwicara mu bwato, naho rubanda rwose ruhagaze ku nkombe. Ababwira byinshi mu migani. Ati umubibyi yavuye iwe ajya kubiba. Nuko igihe abiba, imbuto zimwe zigwa iruhande rw'inzira, inyoni zirazirya. Izindi zigwa mu rubuye, ntizahasanga igitaka cyinshi. Nuko zimera vuba, kuko igitaka cyari gike. Izuba rivuye zirashya, ziruma kuko zitari zifite imizi. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa arakura, nuko arazipfukirana. Izindi zigwa mu gitaka cyiza, nuko zera imbuto, imwe 100, indi 60, indi 30. Ufite amatwi niyumve. Abigishwa baramwegera baramubaza bati, igituma ubabwira mu migani ni iki? Arabasubiza ati, mwebweho mwahawe kumenya amabanga y'ingoma y'ijuru, naho bo ntibabihawe. Kuko ufite byinshi niba uzongererwa agakungahara, naho ufite bike n'icyo yari afite bazakimwaka. Nicyo kintera kubabwirira mu migani, kuko bareba ntibabone, batega amatwi ntibumve kandi ntibasobanukirwe. Bityo ubuhanuzi bwa Izayi bubuzurizwaho ngo, kumva muzumva ariko ntimuzasobanukirwa, kureba muzareba ariko ntimuzabona, kuko umutima w'uwo muryango unangiye. Bipfutse amatwi bahunze amaso, bagira ngo batabona, bagira ngo batumva, bagira ngo umutima wabo udasobanukirwa, bakisubiraho maze nkabakiza. Mwebweho amaso yanyu arahirwa,
kuko abona, amatwi yanyu arahirwa kuko yumva. Ndababwira ukuri, abahanuzi benshi n'intungane nyinshi bifuje kubona ibyo muruzi ntibabibona, kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Mwebweho rero nimwumve icyo umugani w'umubibyi uvuga. Umuntu wese wumva ijambo ry'Imana ariko ntaryiteho ameze nk'imbuto yabibwe iruhande rw'inzira, Sekibaraza akamukuramo icyari cyabibwe mu mutima we. Naho imbuto yabibwe mu rubuye isobanura umuntu wumva ijambo ako kanya akaryakirana ibyishimo, nyamara ntirimucengeremo ngo rimushingemo imizi, kubera ko ahora ahindagurika. Iyo hadutse amagorwa cyangwa ibitotezo bitewe n'iryo jambo agwa ako kanya. Naho imbuto ibibwe mu mahwa yo isobanura umuntu wumva neza ijambo, ariko imihihirikano y'isi n'ibishuko by'ubukungu bigapfukirana iryo jambo rigapfa ubusa. Hanyuma imbuto ibibwe mu gitaka cyiza isobanura uwumva ijambo akaryitaho, uwo arera akabyara imbuto, umwe 100, undi 50, undi 30. Ni amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu. Arayasinyiza Kristo. Bavandimwe rero ngerageje kwisanisha n'ibyo umugani w'umubibyi. Hano umurima ni umutima wanjye wari urubuye, waje no kwiyongeramo amahwa, maze akabuto kose kabibwe muri je ntigatere kabiri. Hagati aho niko Cyuzuzo we umurima we warimo kuzamukamo imbuto zishishe ndetse zatangiye no kwera imbuto, nubwo bwose nakora uko nshoboye ngo mwumvishe ko ari mu buyobe. Naramubwiraga nti, wowe kuko umuntu wize kaminuza, ibi wadukanye n'ibiki mu rugo? Ayo masengesho ategeta umujyana n'umugabo wawe gutembera no kwishimisha mu bindi bintu byiza musanzwe mujyanamo ni bwoko ki? Ko twari dusanzwe dusengana, ni iki cyatumye usigaye ubyuka ijoro ngo ugiye gusenga nk'aho waruhutse, cyane cyane nk'ubu ari muri weekend? Ngibyo rero iby'urugendo nari ntangiye, urwo rugendo nise urw'i Damasi muti bite. Nk'uko twabivuze haguruguru, kuva twatangira gahunda yo kuzabana nk'abashakanye no kuva aho turushingiye, bimwe mu byo twari dukunze gukorera hamwe no kujya gutembera. Aho Cyuzuzo wanjye afashe icyemezo cyo guhinduka maze akavugurura ubukristo bwe, yagombaga kubanza gusezera ku bintu bimwe na bimwe mu Ivanjili bita ibigirwamana. Muri byo hakaba harimo nyine no gukoresha igihe nabi mu bindi bintu byose by'isi, ariko ukibagirwa no guha Imana umwanya, cyane cyane mu isengesho. Muri ibyo rero harimo kuryamira, gukoresha igihe cyose witemberera n'ibindi. Ibyo byose yabisimbuje inyigisho za buri wa gatatu z'abatowe zitangwa na papa w'abatowe, kuvuga rozari n'andi masengesho ya buri munsi y'abatowe, n'ibikorwa bijyanye no kumenyekanisha ubutumwa Yezu na Bikira Mariya bahaye abanyarwanda n'isi yose mu mabonekerwa yabereye mu Rwanda, ndetse no gusoma Bibiliya. Natangiye rero kujya njya gutembera njyenyine, kandi nkanyura buri gihe inzira imwe. Mu nzira nkagenda ntekereza byinshi, maze ikintu kirenze kuba umujinya kikagenda kihembera muri je uko ngenda negera mu rugo mva gutembera. Nagendaga mu nzira nkagenda nshura imigambi mibi y'ibyo nakora, ngo uwo twashakanye areke inzira arimo agaruke muyo ngewe ndimo. Ibyo ntabwo byaterwaga ariko no kumwanga, ahubwo byaterwaga n'urukundo rwinshi nari mufitiye, bityo nkaba nifuza ko yava mu ibyo bintu ngewe nitaga sekite cyangwa se amadini y'ibyaduka yaje aje gusenya urukundo n'ingo z'abashakanye. Numvaga ndimo kurwana urugamba rutagatifu, nkibwira nti yewe nize mu seminari, nize za kaminuza, iby'Imana ndabizi rwose. Ibi mbese nifashishaga mu Ivanjili ya Luka umutwe wa 21 umurongo wa 8 ugira iti, muramenye ntihazagire ubayobya, kuko azaduka benshi bitwaje izina ryanjye bavuga ngo ni yewe Kristo, kandi ngo igihe kirageze ntimuzabakurikire. Kimwe rero na Sawuli
narakenyeye ndakomeza maze niyemeza kurwana urugamba rwo kurengera Kiliziya Gatolika kuko numvaga batowe Cyuzuzo wanjye arimo ari agatsiko kavutse ngo kayobya abakristo kandi gasenya ingo za gikristo. Iyo nzira nanyuragamo buri mugoroba incuro iyo migambi yo kumurwanya niyo nise urugendo rwanjye rw'i Damasi. Mbese aho nagendaga ngira mu kirenge kimwe na Sawuli ataraba Pawulo igihe yarwanyaga intumwa za Nyagasani. Ariko rero icyiza cyagiye gitsinda ikibi. Kuva mu ntangiriro z'ubutorwe bwa Cyuzuzo wanjye ntabwo nigeze numva ibyo arimo. Nagerageje kumuvanamo kuko numvaga ari umuyobe. Nakoresheje uburyo bwose bushoboka bwo kumuca intege ndetse ndanamutoteza. Nagerageje no kwifashisha musaza w'umupadiri ngo ndebe ko yashyigikira tumuvane ku izima, ariko byose ntibyagira icyo bitanga kuko nta nubwo nigeze menya aho ahagaze muri iki kibazo. Nagerageje naho nkoresha n'umwana wacu kugira ngo nawe mbese twishyira hamwe tumurwanye asigara ahagaze wenyine abishingukemo, ariko byose biranga birananirana. Ibyo byose nabikoraga mutoteza. Yabitsindishaga ubugwaneza n'urukundo yatugaragarizaga kandi akadusaba n'imbabazi buri gihe ati mumbabarire niba hari icyo nababangamiyeho. Akongeraho ati rwose ndabakunda kandi ndabasabira rwose nkabazirikana buri munsi mu isengesho ryanjye. Kimwe mu bintu byaje kuntangaza kandi ntari muziho mu myaka yose twari tumaranye ni uko icyo nakoraga cyose cyo kumutesha umutwe yacyakiraga atuje, kandi bikagaragara ko yaciye ukubiri n'icyitwa uburakari, umunabi, ijambo ribi ryose ritakimusohoka mu kanwa. Naba nk'ingero nkeya nk'eshatu cyangwa enye, nko gushyira imbaraga nke rwose mu kumufasha mu mirimo yo mu rugo kugira ngo muce intege, kwanga kongera kuvugana nawe isengesho maze agasenga uko nawe ngasenga ukwanjye, kumara igihe ntamuvugisha cyangwa namuvugisha nkumwuka inabi, guhora nitoratoza nshakisha ibitagenda mu rugo ngo mbyurireho nzane intonganya n'umwuka mubi. Nguko uko shitani yagize itya iba yigize umuntu da. Ibintu byose bifata intera, ubwo shitani yinjiramo iranyigarurira maze buhoro buhoro ikajya ikanyuzamo ikankoresha ibyo ntashaka gukora, maze nkaza kugarura ubwenge nabikoze. Iyo nabaga ntahanzweho nabaga nabaye nk'undi muntu nteye ubwoba rwose, ndimo ntera ubwoba Cyuzuzo wanjye tumaranye imyaka myinshi irenga 50 akibaza uyu muntu ni mbese ukabona ko nabaye undi muntu. Amaso yanjye rwose ukabona yahindutse, nkavugira hejuru mfite ikintu kirenze umujinya kandi nkavuga amagambo akakaye ateye ubwoba. Natanga nk'ingero nk'eshatu. Urugero rwa mbere nk'ibyabaye mu mwaka ushize mu 2022 ubwo twari mu biruhuko by'impeshyi, ubwo ku mugoroba twavuye gufata ifunguro rya nimugoroba. Noneho ubwo Cyuzuzo wanjye araza yiyoheje rwose arambwira ati ansaba imbabazi, arambwira ati rwose wareka wanyemerera nkajya mu kanama k'abatowe muri Zoom kandi ntabwo nza gutinda. Musubizanye umwaga nti ngaho genda. Nawe acisha make maze arambwira ati murakoze cyane. Aho agarukiye nafashwe n'ikintu cy'uburakari kibanze n'umujinya maze nsa n'utaye umutwe mvuga amagambo mabi rwose ntigeze mvuga kuva mvuka. Ubwo ni nabwo namubwiye ko ntashobora kongera gusengana nawe ukundi niba atavuye mu masengesho ya segite. Ndongeraho kandi nti urugo rwacu rurasenyutse, nta shiti niba utabivuyemo ngo uhagarike ibyo bintu vuba na bwangu. Nuko atuje arambwira ati ese ikibi nkora n'iki ngo ngikosore? Ntiwarantaye unsimbuza abantu ntazi birirwa bakuyobya. Nawe arambwira n'ijwi rituje ati ese aho navuye naho ngeze ntabwo rwose birahabanye bikomeye, ntabwo sinteze gusubira inyuma, ntabwo nahasubira. Ati ahubwo wambabarira ukaza kwirebera ibyo mbamo kuko atari ibanga, noneho wamara kubibona tukabona kubivugaho uzi ibyo ari byo. Urundi rugero ni igihe twasohotse ari muri weekend, noneho ubwo bitangira neza tuganira dufata ifunguro. Tumaze gufata ifunguro noneho ansaba uruhushya nanone arambwira ati rero nifuzaga kujya muri Zoom kugira ngo mvugane n'abavandimwe. Ni ngaho genda. Agarutse aza yishimye kubera ubuhamya bwari bwatanzwe
bwa famiye yari ifite ibibazo bikomeye, noneho papa babatoza kubafasha aranabasengera, ibintu bisubira mu buryo, amahoro arahinda. Ubwo yifuza kunsangiza nanjye ubwo butumwa, ariko shitani navuga toya ntubyumve ibyo bintu, maze izura umugara rwose ndamusubiza ndakaye, ariko wongeye kandi ntuzongere kumbwira ibyo bintu byanyu ntuzongere kubimbwira, mwirirwa muvuga amabanga y'urugo mu manama, nizere ko utavuza yacu. Urugero rwa gatatu navuga rwo rwaje rikarundura, kuko rwaje rwose rusa n'urusenya, nk'uko bivugwa nyine, nk'uko mu ivanjiri bivuga ko iyo shitani igiye kuva mu muntu ivuza induru kandi ko ikaza yakamejeje. Wari umugoroba uteye ubwoba, ni umugoroba umwe, ubwo nari ndi mu nzira mva y'i Damasi, numva mpindutse mu mubiri, maze uko ngenda negera mu rugo, umujinya rwose ntukagenda wiyongera kuva umujinya ntigeze ngira kuva navuka. Nuko ubwo ndaza ngeze mu rugo nsanga Cyuzuzo wanjye ari muri kuvugira mu cyumba kuri Zoom. Ubusanzwe ubundi najyaga nza nabwo ndakaye, ariko nahagera nkumva nkahera inyuma, nkaguma inyuma y'urugi nkumva nkarakara, ariko sininjire, nkigira muri salo. Uwo munsi rero ubwo naraje maze nza numva ikintu kiramfashe gikomeye rwose cy'umujinya, numva ndaremerewe, maze mba nkubise urugi, mpagarara hejuru ya Cyuzuzo wanjye wari wicaye arimo kuvugana na kuri Zoom n'abandi bantu ntazi. Nuko ubwo ngubwo narakaye cyane, amaso rwose yabaye nk'ibishirira, ntabwo namenye abari bari muri Zoom, nibwo mbese sinamenye n'ibyo barimo bavuga n'ibyo bari barimo. Nuko icyo nibuka gusa nuko Cyuzuzo yambwiye ati wasuhuje abandi, ndanga sinabikozwa. Icyakora nibuka nanone ko hari umugabo wari uri muri Zoom wavuze ati ndi papa batowe, nuko akansuhuza, maze n'agasuzuguro kenshi ambwira ni uransuhuza wowe unziheye. Izina papa batowe rero ryari izina numvaga nkarakara rwose, nkumva umutwe uramenetse, nkagira umujinya pe. Ubwo rero numvise ngiye gusandara, maze ndasohoka nigira njya hejuru mu cyumba turaramo, noneho ubwo ndakinga, ahubwo negekaho urugi, mfata telefone ngo telefone musaza we umupadiri, maze amfashe ndebe ko yamfasha tukarwana iyo ntambara. Numvaga ijwi rimbwira riti noneho ni finali iri joro, ni finali, ugomba kumukuramo ibintu kandi uhamagara na musaza wawe bigufashemo. Nuko ubwo ndahamagara, tutaragira n'icyo tuvuga, ubwo Cyuzuzo nawe ahageze asanga ntacyo ndavuga, ahubwo baratangira baganira bisanzwe, ibiganiro baraganira birarangira, ibyo nari mpamagariye bitavuzwe, mbese ubwo mba nsinzwe nicyo ntarwanya. Navuga ko muri makeya Yezu na Bikira Mariya bandwaniye intambara, maze ngatsinda shitani yari igiye kungira imbata yayo. Ibyo nabivugaho nuko Cyuzuzo wanjye nabereye Sawuli igihe kirenga hafi umwaka. Navuga ko inzira yo guhinduka kwanjye yabaye ndende kandi yaranzwe n'urugamba rukarishye, aho shitani yarwaniraga kungumana na Yezu na Bikira Mariya, bakubwira bati wowe shitani urarushywa n'ubusa, waratsinzwe. Uko nabivuze hejuru rero, umutima wanjye warambwiraga uti ugomba kurwana urugamba kandi rutagatifu, ugomba kubohoza uwo mwashakanye ukamugorora mu nzira nziza, kuko ari umuyobe. Kubera ko nari nsanzwe nkunda isengesho kandi nkaba hari byinshi nagiye nsenga, nkabona rwose ngasaba Imana ikabimpa. Ijwi ryarambwira uti ariko usanzwe usenga kandi ukiragiza Imana ikaguha ibyo isabye, wasengeye iki kibazo Imana Yezu akakumurikira, ugasaba Bikira Mariya akakumurikira. Ubwo rero nahise ntangira isengesho rya buri munsi, ngasaba ibintu bitatu. Icya mbere nasabaga Nyagasani Yezu n'umubyeyi Bikira Mariya ngo niba koko abatowe ari umugambi wabo bawuri inyuma, kugira ngo babinsobanurire, babinyereke ku buryo cyangwa ku bundi nsobanukirwe. Icya kabiri ngasenga nti niba koko ibintu ari ubuyobe, ndasaba Yezu na Bikira Mariya ngo bahumure Cyuzuzo wanjye abivemo. Icya gatatu, niba kandi ibintu ari ukuri, ndasaba Yezu na Bikira Mariya ngo bamufashe atende intambwe mu nzira nziza, kandi nanjye bankorera igitangaza mbe uwatowe
kandi banyereke n'inzira ngomba kunyuramo kugira ngo nitagatifuze. Nubwo ntemeraga rero ibyo uwo twashakanye Cyuzuzo arimo, we ntabwo yacitse intege kuko yajyaga akajya afotora ibintu byinshi bivuga ku mabonekerwa y'Ikibeho n'amabonekerwa abereye muri gereza zo mu Rwanda, akabishyira ahantu nshobora kubona kugira ngo arebe wenda ko nagira amatsiko nkabisoma. Sekibi kambwira ati ibi ntubisome kandi kuko simbisome. Yakomeje kandi kunsengera buri munsi, ari nako ansangiza ubuhamya bwa papa batowe n'ubw'abandi bavandimwe. Uko yagendaga bibona akabinyohereza kuri WhatsApp, reka da simbyumve. Nanjye ku giti cyanjye nasengaga nsaba ngo murikirwe nk'uko nabivuze haruguru. Mu mezi ya mbere ibyo byose sinabikozwaga, byaba iby'izo mpapuro yanzaniraga, byaba izo za message zindi, byose nari narabyanze. Ubusanzwe rero iyo nabaga ntembera mu nzira yanjye y'i Damasi, nabaga ndimo kumva amakinamico ya kera, indirimbo za Karahanyuze n'ibindi bintu bisanzwe, ariko cyane cyane numvaga n'indirimbo z'Imana ko ndazikunda cyane. Rimwe rero nza ku kiganiro cy'amabonekerwa y'Ikibeho numva kiranyuze, ntangira ntyo kujya niyumvira ibiganiro by'Imana aho kumva ibyo by'amakinamico. Radio y'Urumuri rero iba kuri YouTube nayo yaramfashije kuko naje kuyumva numva amabonekerwa mu Bubiligi Buruseli, aho umubyeyi Bikira Mariya abinyujije kuri Nyiramukiza Valentina adushishikariza kwicuza, gusenga, gusaba imbabazi no kuzitanga. Bitaba ibyo ngibyo Bikira Mariya akaburira Abanyarwanda ko bagiye kugubwaho n'urugugwe rurenze ku rwo 94. Ngo ibyabaye 94 ni nk'agatonyanga mu nyanja ugereranyije n'ibidutegereje nitutihana, kandi ko ibyo bireba Abanyarwanda aho baba bari ku isi hose. Ubwo naje kugira amahirwe nsanga Cyuzuzo wanjye nawe ibyo akurikira ibiganiro nk'ibyo, bityo tuba tubonye ikintu duhuriyeho, dutangira kujya tubyoherezanya tunabiganiraho. Hagati aho haza no kuza undi muyoboro kuri YouTube witwa Roho Nyirukuri, uvuga ku butumwa n'impanuro Yezu na Bikira Mariya batangiye Ikibeho no mu magereza amwe yo mu Rwanda. Ubwo Cyuzuzo wanjye atangira kunyohereza ibyo biganiro, maze ntangira kubyumva no kubikurikira. Mu gihe nabaga ntembera muri ya nzira yanjye y'i Damasi, nkagenda mbyumva nkumva ubutumwa bunyuzwaho. Ubwo nibwo naje no gutangira kumva ubuhamya bwa papa batowe, bumwe yari yaranyohereje kera rwose naranze kubwumva, ntabwo ntangira kubwumva. Natangiye rero kuryoherwa ku buryo buri mugoroba nabaga ku kazi nkihutira kujya gutembera kugira ngo nongere numve ubwo butumwa bwari butangiye kunyubaka. Nubwo bwamaraga amasaha menshi narabwumvaga rwose nkaburangiza, ahubwo nkavuga ntinyohereza ubundi bwabone ndaburangije. Ni imvura yabaga igwa najyaga gutembera kugira ngo numve ubutumwa. Uko ngenda numva ibiganiro niko narushijeho gusenga, maze nkagenda numva ikintu gisa n'igihu cyeruruka muri jyewe, kandi ahari urwango n'umunabi hagenda hasimburwa n'urukundo narwo rudasanzwe, ku buryo hari igihe nageraga nko mu rugo mfite ibineza ntazi aho bivuye. Nuko Cyuzuzo akambaza ati kuko ndeba ugenda umwenyura habaye iki, nanjye nkabura uko mbisobanura ko byari amayobera. Uwo muyoboro rero kuri YouTube witwa Roho Nyirukuri, navuga ko Yezu na Bikira Mariya bakoresheje basubiza ibibazo najyaga nibaza, nakunze kwibaza nemaze umwaka nibaza ku bintu by'abatowe, papa batowe n'ibindi. Kuko uwo mubaraho uzi ibintu byafashe indi ntera, batangira kunyuzaho ibiganiro by'ubuhamya bw'amabonekerwa yabereye muri gereza, amabonekerwa y'Ikibeho, basobanura ubutumwa bwahatangiwe, ariko cyane cyane ibiganiro n'uruhererekane byagiye bitangwa n'abantu bari muri gereza babonekewe n'ababibonye. Navuga nk'ibiganiro cy'uwitwa Alex Hakizimana wabanye muri gereza n'ababonekewe, barimo Micombero Theophile wabonekewe, n'ubwa Munyakazi Yosefu umujyanama wa Roho wa Micombero. Umubonekerwa Nsengiyumva Emmanuel nawe yatanze ubuhamya kuri uwo muyoboro. Nsengiyumva we ni umuntu utangaje ko n'umuturage utazi gusoma no kwandika, ariko akaba ari we wanyujijweho ubutumwa burebure kurusha abandi, kandi ku buryo butangaje burenze ubwenge bwa muntu. Ibyo biganiro byasubije ibibazo byose nibazaga ku batowe, kandi bihindura ubuzima bwanjye bwa gikristo ku buryo butangaje. Kimwe mu bintu ntari nzi ni ibyo bitangaza byabereye muri gereza, kugira ngo n'abashidikanya bemere. Ndetse naje kumva n'abanyamakuru batari
mu bintu by'Imana nabo bemeza ibyo bitangaza. Ubutumwa bwa Kibeho n'ubwatanzwe mu mabonekerwa muri gereza nabwo ni bumwe kandi nta butaniye n'ivanjiri. Mbese Kibeho yakomereje muri gereza muri make. Byarantangaje nabyo. Imiterere y'abonekerwa nabo n'ubutumwa batanga kandi ari abaturage basanzwe batigeze mu mashuri ariko bakaba badahaba mbese batanga ubutumwa bukomeye burimo inyigisho zikomeye. Nabyo biratangaje ubwabyo, ni igitangaza kidashidikanywaho. Kwemera rero naremeye, ariko hasigara ikibazo kimwe nari ntarumva rwose neza batowe ni bantu ki, papa batowe ni muntu ki. Ibyo byose rero naje kubisubizwa mu kiganiro cya Micombero nacyo numviye kuri uwo muyoboro. Ndahamya kandi ko iki kiganiro cya Micombero aricyo Yezu na Bikira Mariya bakoresheje kugira ngo ntere indi intambwe ya nyuma, maze mpite mfata icyemezo cyo kugaruka mu butorwe ninjiyemo nkibatizwa. Kuko bavandimwe, iyo ubundi ntabwo umuntu aba uwatowe ahubwo ugasubira mu butorwe, kuko iyo ubatijwe uba watowe ahubwo ukabivamo ukanduza umwenda wawe baguhaye ubatizwa. Muvandimwe rero, niba ushidikanya, nakugira inama yo kumva ibyo biganiro utuje kandi usabe Roho Nyir'ukuri ngo akumurikire maze amatwi yawe n'ubwenge bisobanukirwe. Nguko nanjye uko nafashijwe, maze Sawuli arabatizwa ahinduka Paul. Bimwe navuga ko bimwe mu byantunguye bikanantangaza ni ukumva nka Micombero navuze wabonekewe mu kiganiro cye cyanyuze kuri Roho Nyir'Ukuri yavuzemo Dominiko Makeri, umuntu wo mu muryango, mbese umuvandimwe nzi ariko naherukaga amakuru ya 1992. Nahise numva ijwi rimbwira rinkanika rwose riti shaka Makeri byihutirwa kuko bigufitiye akamaro kanini. Kuri njye numva kumushaka ari ukugira ngo mubaze by'abatowe na papa w'abatowe, kandi nari mfite amahirwe kubera ko hari umuvandimwe wari ufite nimero ye, navuga ndaza kuyimwaka. Nyimwatse nsanga ari mu bitaro ntiyayimpa. Ubwo ndavuga ntabwo ntayimpaye nyine, ndetse na ryajwi ribirinza muri bati bararayikwimye, ati se ubundi urashye warura iki, wamwihoreye urarwana n'iki? Kuko iryo jwi ribi ni ya shitani nyine, nkuko tubisanga muri Luka umutwe wa 11:24, aho bagira bati, aho dusoma tuti roho mbi ntigenda ngo ihere. Iyo roho mbi ivuye mu muntu ibungera ahantu h'agasi ishaka ubuhungiro, maze ikabubura, nuko ikibwira iti nsubiye mu nzu yanjye navuyemo. Nguko rero uko roho mbi yashaka kungarukamo, ariko kubw'amahirwe yewe Yezu na Bikira Mariya bari bamaze kunsindira. Ubwo rero nza kuganira na Cyuzuzo wanjye, ndamubwira nti Makeri nabuze nimero ze kandi ndumva ngiye kubyihora. Arambwira ati reka ati papa wato barazifite. Ntazifite se? Ariko se ati nazi gushakira, namubwira akazigo ntacyo ntimubwira zimwe, nubwo numvaga ntabishaka kuko numvaga ibintu bya papa wato ntashaka kubyumva, ntabyo bitaranjyamo muri make, nubwo nari mpinduka. Ubwo umugoroba nazibonyeho rero, mu gihe ntaratelefona Makeri, ubwo Cyuzuzo barambwira ati Makeri nguyu turimo kuvugana kuri telefone, ngwino gusuhuza. Nuko ubwo ndaje nje nsanga Makeri ari kuri telefone, nsanga papa watowe kuri telefone na Cyuzuzo n'abandi. Ubwo ku nshuro ya mbere mba mvuganye na papa batowe, muhujwe ari Makeri uduhuje, kandi ntangazwa no kumva kuntu yanyakiranye urukundo n'urugwiro. Mbese umuntu naravuze ngo nzavugana nawe umwaka wose turavuganye rwose. Iryo zina rya papa batowe, nubwo ntarisobanukirwa, ariko natangajwe nyine n'uburyo ari umugabo wicisha bugufi n'inyigisho afite, ubwabyo byahise bintungura. Nta gushidikanya rero ko ubundi impamvu ntashaka kumva uwo mugabo ari shitani Sekibi, kuko impamvu Sekibi idakunda iryo zina naje kubimenya nyuma maze gusobanukirwa abatowe ni bantu ki, papa batowe ninde. Ubwo naje kubona ko amfite impamvu Sekibi rwanya iryo zina no kubera uwarimuhaye n'inshingano yamuhaye. Mbese muri makeya ni intambara y'ikibi n'ikiza byaberaga iwanjye, intambara y'umwijima
n'urumuri byarwaniraga umutima wanjye, ariko bikaza kurangira ikibi n'umwijima bitsinzwe. Impamvu byemera ntyo rero ni uko guhura kwanjye na papa batowe byabaye nk'ubufindo, ku buryo byabaye ku buryo nanjye ntarabutswe, kubera ko nari naratsembye ko ntazavugana nawe. Yezu na Bikira Mariya banyuze kuri Makeri kuko ariwe muntu nisangagaho, umuntu wo mu muryango. Kuba rero narabashije kubona telefone ya Makeri ntanyuze ku wundi muntu, ahubwo nyuze kuri papa batowe, ibyo nashaka kubaza Makeri ku batowe sinabimubaza, ahubwo bimera nka bya bindi bya Yohani Batista ubwo yerekanaga Yezu avuga ati dore ntama w'Imana, maze bazina Yohani Mutagatifu nawe akamukugira ati ntama w'Imana, ntama w'Imana. N'ibindi bisa naho ariko byagenze kuko Makeri twamaze guhura ubwo ngubwo, Makeri arambwira ati, mbese biba nkambwira ati urashaka kumenya ibya papa batowe n'abatowe, dore papa batowe nguyu, mukurikire umwibarize ibibazo byose ufite. Nk'uko mubyumvishe rero, inzira yo guhinduka kwanjye yabaye ndende kandi yaranzwe n'urugamba rukarishye, aho shitani nyine yarwanaga ishaka kuwujyana, ariko Bikira Mariya na Yezu nabo bakankomeza bakavuga ati urarushywa n'ubusa, shitani waratsinzwe. Uyu Sawuli rero yaje kuba uyu Sawuli rero warutoteje intore y'Imana hafi umwaka wose, yaje guhinduka Paul ku itariki ya 7 z'ukwa 7 2023. Kuri uyu munsi rero wabaye umunsi ukomeye, kuko niwo munsi ubuzima naba ku buzima bwanjye bwa Kristo bwahindutse rwose. Ni umunsi twari dufite isabukuru y'imyaka 20 twagombaga kuba, ni umunsi ubanziriza w'imyaka 28 twari tumaze dushyingiwe, ukaba n'umunsi wa 7 wa noveni yari mu gukorwa n'abatowe. Ubwo rero umunsi twari twagiye mu rwego rwo kwizihiza iyo sabukuru, twari twagiye mu mwiherero, nibwo mbwiye Cyuzuzo nti rero kubera yuko kuri muri noveni kandi twari turi no mu mwiherero, reka nze kuguherekeza muri Zoom ukore muri noveni nanjye nguherekeze. Ubwo ndamuherekeza rero mba ngiye muri noveni bwa mbere. Gutyo ngezemo rwose nakirwa neza, nubwo narinje ku munsi wa 7 indi minsi ntari ndimo, nubwo nari impara ariko nkakujyamo. Mbese nabaye nka wa wundi bavuga mu ijambo ry'Imana, wa mukozi wo mu mizabibu waje ku isaha ya nyuma, ariko nakiriwe neza rwose ku buryo butangaje. Nyuma y'isengesho rero naje kubaza ibibazo papa batowe, mubajije ibibazo aba aribyo aheraho arigisha, ku buryo ku itariki ya 10 z'ukwa 7 2023 ari umunsi usoza noveni, ijoro ryose rwose habaye ijoro igihe kirekire, akoresha igihe kinini asubiza ibibazo byanjye, yigisha n'abandi, ku buryo byabaye umugoroba udasanzwe. Ubwo mu bimwe mu bibazo nyine namubazaga, namubaje nk'ibibazo by'ibintu avuga mbona bitari muri Bibiliya, nk'ibibazo by'abageni abantu barakoze ubukwe i Kana, amazina yabo. Ibisobanuro mpaye biratangaje, n'ibintu avuga biratangaje, mbese ku buryo nahise nabona ko ari umuntu udasanzwe, ari umuntu kuko Imana ikoreramo. Ubwo rero iryo joro twabaye nk'abarirara, ku buryo naryamye ntinze. Nkimara kuryama mba ndarose, inzozi narose rero ziratangaje. Iza mbere narose, ubwo nahise nkanguka nongera gatoya, ndongera ndaryama, ndongera ndota izindi mu gihe kitageze ku masaha 3. Nari ndose inshuro 2 inzozi zitangaje. Noneho ndangije, ubwo ijwi rirambwira ati byuka ihute ubyandike ibyo bintu rose, kuko nutabyandika urahita ubyibagirwa, kandi ubisangize Cyuzuzo wawe na papa batowe. Kimwe mu bintu byaje kuntungura rero nuko, kuko nsanzwe nsoma ijambo ry'Imana buri munsi, amasomo ya buri munsi Kiliziya iduteganyiriza, mbisomye nsanga birahuye n'izo nzozi, numva nabyo ni ibintu bitangaje. Ubwo ariko hari n'izindi nzozi nari narose mbere zijyanye n'abatowe nazo zitangaje. Ubwo ijwi rirambwira ati byombi izo nzozi zose ari zose n'izo zindi uzandike kandi uzisangize Cyuzuzo na papa w'abatowe. Ubwo ibyo ngibyo rero nahise mbikora, kubera ko kuryama byahise byanga, ibitotsi birabura, nubwo nari ndi muri konji kandi njyanye amasaha atagera kuri 4.
ubwo nahise mbikora ndetse mpita nongera gushaka papa watowe kugira ngo noneho tuganire ku by'izo nzozi, cyane cyane ko ari ikintu cyari cyabaye gitangaje mu gihe nari nicaye njyenyine nsoma ijambo ry'Imana, nsoma amasomo y'uwo munsi yari afite ahuriye n'izo nzozi. Nagiye kumva ikintu cy'ikiniga kiramfashe, numva umubiri wose urahindutse, amarira azenga mu maso, ndaturika ndarira, kandi nari njyenyine nicaye ku rubaraza rwose nta muntu turi kumwe. Ngira amarira menshi avanze n'intimba ntazi aho riturutse, ariko ntababaye, mbese byari ibintu bidasanzwe. Amarira yabaye menshi ku buryo narahanagura kakaza andi menshi, biba ngombwa ko mpagarika gusoma kuko ntari nkira mu gitabo. Nuko noneho amarira ararangira, numva ngize ibyishimo bidasanzwe. Mbese ubwo ni ibintu byambayeho ntabasha gusobanura mu magambo, birarenze. Ubwo rero nibwo naje kubiganiraho na papa watowe ku itariki ya 11 z'ukwa karindwi uyu mwaka 2023. Turavugana, tumarana igihe kirekire twenyine, amasaha menshi, anyigisha byinshi. Ubwo mbese ndahinduka umuntu mushya nkuko tubisanga mu byakozwe n'intumwa. Ubwo Sawuli yahindukaga, ubwo nanjye nahindutse, ariko cyakora ngewe ntabwo nahinduye izina ngo mbe Paul, ahubwo nagumanye izina ryanjye rya Yohani, usibye yuko ijwi ryantegetse ngo ninjye muri katedrali aho dutuye ubutorwe bwanjye buture Yezu uri muri tabernakulo na Bikira Mariya uhagaze iruhande rwe. Ibyo narabikoze koko. Maze kubikora, ubwo nabikoze ku itariki ya 12 z'ukwa karindwi. Maze kubikora numva indi jwi rambwiye ati fata ifoto y'iyo tabernakulo na Bikira Mariya wisimbuze iyo yindi wari usanzwe ukoresha, ibyo nakoreshaga kuri WhatsApp. Iyo nakoreshaga kuri WhatsApp rero yari ni ifoto yanjye mfite umufuka uremereye cyane ku rutugu. Nibyo kuko numvishe ko nka Yezu ambwiye ati turi uwo muzigo, ngwino mwana wanjye nkubere uruhukiro, kandi nzahore nguhoza amarira nkurikira. Bityo rero ubwo iyo foto igaragaza igihango nagiranye na Yezu na Bikira Mariya kuri uwo munsi, ikaba ari ifoto yasimbuye yindi kandi ku buryo buhoraho. Murabyumva rero ko ibyo ari isengesho ryakoze akazi gakomeye. Ndumva na Cyuzuzo twabiganiyeho yagira icyo bivugaho, ingufu z'isengesho. Urakoze. Ingufu z'isengesho ni ingufu zitagererana. Mu ibaruwa ya Yakobo baratubwira bati ni musenge. Ibyo turabisanga mu ibaruwa ya Yakobo umutwe wa 5 umurongo wa 13 kugera ku wa 18. Mbese muri mwe hari ubabaye nasenge, hari uwishimye se naririmba ibisingizo. Mwaba se mwifitemo umurwayi nahamagaze abakuru ba kiliziya bamuvugireho amasengesho, maze bamaze kumusiga amavuta mu izina rya Nyagasani. Isengesho rijyanye n'ukwemera rizakiza uwo murwayi, nyamara Nyagasani azamuzahura, kandi niba yarakoze ibyaha abibabarirwe. Nimwirege ibyaha byanyu bamwe ku bandi, kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Isengesho ry'intungane rigira ubushobozi bwinshi. Dore Eliya yari mukuru, yari umuntu nkatwe, asabana umwete kugira ngo imvura itagwa, maze koko ntiyagwa mu gihe cy'imyaka 3 n'amezi 6. Hanyuma yongera gusaba, maze ijuru rivura imvura, isi yera imbuto. Nibyo koko isengesho ry'intungane rigira ubushobozi bwinshi. Ibyo ndabyemera rwose, kuko Imana dusenga irumva kandi irasubiza. Ariko rero ni ngombwa ko tuyisabana umutima usukuye. Nanjye aho maze kubonanira na papa wabatowe akansobanurira icyaha n'igisa nacyo n'imizi yacyo, nasanze ngomba kwisubiraho no gusaba imbabazi, maze nkongera gupanga ubuzima bwanjye bwa buri munsi mu bundi buryo. Ntawe nagishije inama, ahubwo nakurikiye umutima nama. Nibwo rero Cyuzuzo wanjye yatangiye kubona impinduka.
Nyagasani Yezu naguhamagara ntukarebe inyuma ngo reka mbanze mbaze, kuko numukurikira ibisigaye azabyitunganyiriza. Nibyo yankoreye, ariko bisaba nanone kwihangana, kuko bishobora gutinda ukagira ngo ntabwo yumvise ibyo umusaba. Bidusaba gutegereza no kwihangana, kandi tugashyira icyizere muri Nyagasani Yezu, kuko umufite aba afite byose. Icyo nzi cyo nuko Yezu ari rutabeshya. Nyagasani Yezu yankoreye ibitangaza byinshi. Kimwe muri byo ni ibyo nyine hinduka rya Cyuzuzo, kandi no mu gihe nakoreshaga igihe kinini muri training studio, aho mbihagarikiye nkahagarika no kujya kwa physiotherapeutic, amavi yanjye nahoraga njyana muri training na byose nabisimbuje ijambo ry'Imana no gukurikira inyigisho zijyanye n'ijambo ry'Imana nyine, ndetse n'ibikorwa by'urukundo. Ivi ryanjye nagombaga kuripfukamisha kugira ngo nsenge, ryakize ku buryo butunguranye, kuko iryo vi nyine nagombaga kuripfukamisha nsenga, nari nkeneye ivi rizima. Nyagasani Yezu rero yararikijije. Nakomeje rero no gusabira mugenzi wanjye Cyuzuzo wanjye, kugira ngo nawe asobanukirwe akamaro k'isengesho no guhinduka. None nawe byamugezeho, ni umugabo wo kubisobanura. Isengesho rero ni intwaro y'urumuri, kandi ifite ubushobozi bwinshi. Murakoze Cyuzuzo wanjye, kandi Imana ishimwe ihimbazwe. Nta kinanira, kuko n'abafite umutima w'ibuye ukuramo igashyiramo uw'inyama. Bavandimwe rero mwakurikiye ubuhamya, ntashira ararekwa, nimureke twanzure. Wowe wumvise ubuhamya nawe uzabwumva, ndizera ko hari inyigisho waba wakuyemo yagufasha, ndetse ikaba yafasha na bagenzi bawe n'abandi bose bari mu bigeragezo nk'ibyo twabayemo. Ndasenga ngo ubuhamya bugirire akamaro abantu benshi nasize aho habi mvuye, kuko nifuza ko nabo bahava bakava mu nzira ijyana ikuzimu bakabona urumuri. Ubuhamya bwanjye ndasenga kandi ngo buzafashe mwebwe mwese mwaba mutotezwa na Basawuli, baba bo mubana mu rugo, abavandimwe cyangwa inshuti. Yezu arababwira ati, nimusenge munsabane umutima utaryarya, ibindi mubindekere nzabyikorera. Ikindi kandi mujye murangwa n'ingeso nziza n'ibikorwa byiza bya buri munsi, kuko nk'uko Ivanjili itubwira, igiti cyiza ukibwirwa n'imbuto cyera. Ibikorwa byiza n'imyitwarire myiza kuwo mubana, umuvandimwe cyangwa inshuti, urwanya cyangwa utemera ubutorwe bwawe, izahindurwa n'isengesho n'imbuto wera kurusha amagambo menshi. Ikindi usaba inema yo kubasha gutegereza, kuko igihe cyawe atari cyo gihe cy'Imana. Ibi mbivuze mbihamya, kuko imyitwarire ya Cyuzuzo wanjye kuva aho asubiriye mu butorwe ubwabyo byabaye igitangaza mu rugo rwacu. Byagize uruhare runini cyane mu ihinduka ryanjye. Aho twembi dusubiye mu butorwe, ibyishimo n'umunezero byariyongereye mu rugo rwacu. Urwo rukundo, ibyishimo n'umunezero nibyo ubu byatumye nsobanukirwa neza ububi bw'icyaha n'igisa nacyo, ndetse n'imbuto mbi zabyo. Kuko rero ntiwamenya ububi bw'umwijima utarabona urumuri. Niba nawe wifuza guhinduka wanga icyaha n'igisa nacyo, hita ubikora udategereje mu kanya cyangwa ejo, kuko utazi niba uzahageza. Abavandimwe mwakurikiye ubuhamya, Kristu Yezu akuzwe iteka ryose. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.